ariko se nk'icyo kigori kiri kumangana cyane. ni njyewe nyine polisi. None se undi urashaka iki? Ndashaka ko tuvugana. None se undi murebe ngaho hanze. Twaje turi babiri naho uwundi nyine asigaye mu modoka. None se undi kuki utagenda kuvugana nawe njyewe ubundi ukampa amahoro yanjye ukandeka nyine. Umva sha sohoka ngaho none ahangaha nimba ushaka amahoro cyangwa nze kuva ahangaha nk'utwaye gufunga. Mwaramutse neza fani. Ariko sha undi reka nkubaza ubundi ubu musazi cyangwa ubikigo ni gute nakomanga za ncu zose nk'uko usanga ukingura nzi gukomeza kumfungana umutwe. Wewe rwose fani ntugire ikibazo pe meze neza. Kuko iyo bandi umurwayi w'umutwe ahangaha nyine bakaba basanze ari inzu y'abarwayi b'umutwe nyine baba ahangaha bonyine gusa nta bandi. None se ubundi iso arahari? Oya ntahari rwose yagiye muri dushe kwiyuhagira. None se mama wawe bundi we namubona ari aha hafi? Oya nawe arahuze ntari buboneke nyine nawe yagiye muri dushe gukaraba. None se sha ko nabashaka byihutirwa urakeka baza kuvamo vubara? Yewe bafande ndakeka bitaza gushoboka. Kuko nyine igihe baparaje kujya muri dushe yansabye vaseline ariko ngiye kugira ngo nyumuhereze ndibeshye ameza Supaguru. None se undi afande cyari kibazanye ni amahorora? Ndahangangira nkora investigation nkurikije n'amafaranga numvishe bavuga ngo ufite. Kandi nsanga arabanye mu buryo butemewe ndibuze kubigufungira rwose. Ubwo mbona ababyeyi babatari ahangaha ariko nabwo ntibiri umuze kugutwara. None sha ndagira ngo mbwize ukuri. Amafaranga yose angana kuriya waba warayakuye he cyangwa se? Afande mbabare cyane. Kundi rwose nta mafaranga njye nigeze niba. Sawa ngaho mbwira. Amafaranga nakuriya yose waba warayakuye umuntu ngana gutyo. Nyine urebye ukuntu byagenze hari umuntu wibeshye agira gutya yohereza miliyoni 10 kuri telefone yanjye mobile money kandi atabishakaga. None atangiye kwibaza ikintu yakora mbere yuko nyine bikuze amafaranga yamaje kunyoherereza. Akomeza gutekereza cyane ko yumva yabize icyo akora nta kintu na kimwe yakora kugira ngo amafaranga agaruke. Aho kandi no bidatinze nibwo yatekereza nyine afata abizi umuntu kamweze message none anyuze message igira iti muraho neza mukiriya mwiza murakaza neza mu biro by'ikuzimu aho twakira abashya bose reka nizere ko mumeze neza. Reka nizere ko mwakira nyine amafaranga twaboherereje ayo ngayo nyine akazafasha mu munsi mukuru wo tuzatuma turabakiriramo. Uwo munsi kandi ukaba uzi nka Internal Mystical Order of Glorious Satanism. Uwo munsi kandi ukaba uteganyije kuba nyine mu ijoro ry'ejo mu gitondo ukazabera kuri Reka Kivu ku Ijwi. Message ikomeza igira iti ayo mafaranga ubona twakohereje ako ni ka transport rwose ko kukuzana. Hanyuma nyine nyuma turaza gukohereza andi mafaranga yo kuzakoresha kandi rwose hari ubukire bwinshi bwutegereje cyane. Noneho message irakomeza iti nyuma y'ibyumweru 2 umunsi mukuru ubaye wo kubakira umwe mu muryango wanyu wegerewe hafi azita Imana bitunguranye kandi biteye ubwoba. Noneho urupfu rw'uwo muntu rwo uzafungura nyine itike y'ubukire bwose n'amafaranga uzabona kandi uzahabwa n'ubushobozi bwo kuguruka nijoro no guhinduka inyamaswa iyo ari yose ushaka kuba kugira ngo ujye ubasha gukora neza imirimo yose twagutumye gukora. Message irakomeza iti kandi wibuke kuzana iserengeri n'urushinge rwo kuzajya kuvamo amaraso buri minota 20 uko izagishira. Kandi ndakunyize cyane rwose ntuzakererwe kuko umukuru wa Satani no kwisi azaba ubwe yahiye kugira ngo abakire mwese abashyashya. Mbaye mbashimiye cyane rwose ariko yo turaguheza amahirwe ya nyuma nimba mudashaka kwinjira muri ino groupe utugaruze amafaranga twakoherereje cyangwa se nyuma y'amasaha 28 uraza kuba witabye Imana. Hanyuma nibwo nyimara nyine gusoma iyo message aciye iminota 3 ndatekereje neza ndangije mbwa turabizi amahirwe ntiyancika nari ndajya muri iyo groupe maze amafaranga yatsindi. Jesus Christ. Ariko se ubundi uwo muntu yakoresha amafaranga angahe? Yanyoheje nyine miliyoni 10 none se undi kuki murambaza nambarize? Ngo iki? Aha, ubwo miliyoni 10 ziryamiyeho rero. Okay, reka nizere ko none njya gutaha uruze kunsubiza essence yanzanye. Ngo iki none se ubwo amafaranga rutwahita ngo icyafande. Ayo ngo naba ngiye kuguhereza. Numva nawe ra n'amafaranga nyine sande uzi wayita. Afande usirizwe ko kuri muranyaka. Ngo iki? Ariko sha nta n'isoni ugira uratenye ukanshinze yuko niba kwaka ruswa. Cyana kwatsa essence gusa yanzanye nta kintu. Okay, sawa. None se ubundi urashaka ngahe? Nyine ndashaka miliyoni 5 gusa zonyine nta kindi. Miliyoni 5 zose none se muragora essence yo kujyana ku kwezi nda kujyana hehe? Kandi ni naruswa pe kandi bi cyane.
ndekera gukoresha iryo jambo. Nakwatse gusa esanse ya polisi nta kindi. Afande niba hari ikintu ukwiye kumenya ni uko amafaranga nyine agira amazina menshi. Igihe hari umuntu ufitiye amafaranga, ayo mafaranga bayita ideni. Amafaranga nayo dutanga mu rusengero nayo akitwa amaturo. Igihe ugusha amafaranga noneho kuri banki, ayo mafaranga bayita inguzanyo. Noneho ya mafaranga dutanga nyine ko umuntu adukoreye serivisi neza bayita tipu. Amafaranga nayo dutanga mu bukwe nayo yitwa inkwano. Amafaranga kandi dutanga muri divorce nayo akitwa imitungo. Bosi nawe yishyuye abakozi, amafaranga bayita umushahara. None ifashe amafaranga ukayishyura muri leta uri munyabizinesi, amafaranga bayita umusoro. None amafaranga twishyura mu rukiko nayo akitwa amande. Amafaranga nayo leta yishyura abantu bageze mu zabukuru nayo akitwa pansiyo. Amafaranga nayo twishyura abapolisi ku muhanda numvishe ngo bayita esanse nayo ra. None amafaranga base b'abana bishyura nayo akitwa indezo. Ariko subundi mubaze byose muravuga birekeye kuki? Nyine igihe kibazo nimo ndibaza ni kimwe. Ari amafaranga uheza bari bwana bw'ubukobwa butaroje imyaka 18 byo twahita ngo ikira ikikoya byanyobeye. Jesus Christ. Nyakubahwa, si wowe ukunda kuvuga ngo amafaranga ntashobora kugura ibyishimo? Yego nyine, amafaranga ashobora kugura ibintu hafi ya byose, ariko ikintu nemeza neza ntashidikanye, ntabwo ashobora kugura ibyishimo. Umuntu wese uvuga ko amafaranga atagura ibyishimo, uwo muntu aba ari ikigori. Ngo amafaranga ntiyagura ibyishimo, ngayamereza urebe ko natangira guseka aka kanya. Rero sinzi impamvu uvuga ngo amafaranga ntiyagura ibyishimo. None se nyakubahwa, reka nkubaze, ubwo ugiye kurira noneho bakakubwira ngo aho kuririra muri BMW no kuririra ku igare, we wahitamo hehe? Nyine byarutangarira muri BMW da. Yego nyine, si ibyo nakubwiraga se. Ndabwira ngo amafaranga ashobora kugura ibyishimo kubera ko wumva umeze neza kuririra mu modoka ya BMW kurusha kuririra ku igare. Ahubwo nyakubahwa, nari nibagiye kukubwira, uzi ko ndimo gupanga ngo umwaka utaha nanjye nzashake. Ahubwo se niyihe nama wangira ubwo? Mwana wanjye rero ibintu rwose biri complicated pe, cyane cyane rwose ngiye bikunda kuncanga, cyane cyane iyo ntashye ngiye mu rugo nkunda guhura n'umwaka ubitewe n'umugore wanjye. Mwana wanjye rero uronda umupolisi, mfunga abantu b'abanyabyaha, ariko biratangaje cyane rwose kuba nangera mu rugo naye nkamera nk'aho mfunzwe n'umugore wanjye. Urabona bari abaprofeseri bigisha muri za kaminuza bigisha abanyeshuri, nabo iyo batashye bageze mu rugo abagore babo nabo batangira kubigisha buri saha. Kandi noneho ibaze nawe ba bosi abangaba birirwa bagenda birata bari mu modoka, iyo batashye bageze mu rugo nabo umugore wabo nabo abafata nk'aho wagira ngo ni abakozi. Hahiye koko. Abacamanza birirwa batanga ubutabera ku bantu bose bagiriwe nabi bahohotewe, ariko igitangaje noneho nabo iyo batashye bageze mu rugo birirwa basaba ubutabera. Ahubwo wowe ntabwo uzi icyo bita umunsi mubi. Muri weekend ishize nafashe urugendo rw'amasaha 7 yose kujya guhura n'umukobwa twari twahuriye online. Ngezeyo rero nsanga telefoni ye irafunze, nkomeza kugerageza kuyicisha mureka da, nabwo biranga. Noneho nigira inama yo kujya gusuzuma muri hoteli. Mu kugerayo rero nisatse nsanga ikofi yanjye nayo bayibye, nuko igikapu cyanjye nyisiga kuri reception. Ndangije njya kuri mobile money yari iri hafi aho kugira ngo ndebe ko nakura amafaranga yanjye kuri telefone. Ngezeyo naho rero ngo nsanga ngo simukadi yanjye bayiborotse, ngo kubera ko nyine hari umuntu wari wagerageje kuyihakinga. Mita nirukanyira kuri banki kujya kubikuza amafaranga. Mu kugerayo naho barambwira ngo network yaho yapfuye kandi biri bumere ku munsi wose. Reka nkubwire rero, ndi mu nzira ndimo nsubira kuri hoteli, naje kwakira ubutumwa bumbwira ngo ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda byari biri kuri account yanjye byakuweho iminota mike yishize. It was at this moment that he knew he fucked up. Umva noneho numvishe bincanze, numva ndababaye cyane. Gusa no kugera kuri hoteli nsanga igikapu cyanjye bakibye. Hahiye koko. Nuko ndangije mbaza wari wicaye kuri reception,
nawe anungira urutoki rero ku cyapa cyari kiri aho ngaho. Uzi amagambo yari yanditseho, cyaravugaga ngo siga igikapu cye hano biramureba. Noneho ahangaho nataye umutwe numva ndasaze. Noneho umureceptioniste nawe kugira ngo yirinde ibibazo ahita ahamagara sekirite kugira ngo aze amfunge. Nuko sha umunsi wanjye wose nkumara muri gereza, nkumarana n'imfungo nari nafungiye kubera kurwana mu kabari. Uzi aho hantu ibyabaye noneho? oya ntabwo mbizi ahubwo bimbwire ndashaka kubimenya. Sho ikintu kibi cyane cyambayeho nuko umugabo w'ikigoryi yankubise urushyi nikubita hasi ndangije nangira kureba inyenyeri. Mwaramutse afande. Yego mwaramutse mute? None se mwumvaga twabafasha gute? Nyine wanyemerera nkagufata mu kiganza. Hoya urakoze, ariko ibyo kandi nta nubwo binakureba. None se wakemera ko dushyingiranwa narangiza nkahita nkohereza impeta ya diyama? Ugize ngo iki? Ariko ubundi ufite ikihe kibazo? Ubundi uba muzima cyangwa? Cyane rwose, ahubwo se nta kanimero ka telefone ra? Ndagukunda cyane rwose, bibaye ngombwa ko nanagupfira rwose nagupfira. None se ubundi uzampfira ryari? Ko ndeba urimo uratinya. Afande nawe rwose unyibutsa inyanja. None se ubundi ubona ndi ifi, amazi se cyangwa umubu? Oya, ahubwo ni ukubera utuma ndwara. None se ubundi uvugishije ukuri koko ninjye kunda gusa? 100% ni ukuri. Ejo nibwo nongeye gusoma kuri liste yose y'abakobwa na Teresi. Shandi buze kugufunga, maze ukomeze uhuragura ibyo bigambo urimo uravuga by'iteka ryose. Ese ntabwo ushaka kwisubiraho warangiza ugakora ibirenze ibi ngibi? Ugize ngo iki? Ariko wa mugabo we, aho ni waketse ko urimo urakina na nyoko? Oya rwose. Ubu ni ukubera iki abagore mumwara umwanya munini muri kongera ubwiza bwanyu aho kugira ngo mumare muri kongera ubwenge bwanyu? Ni ukubera yuko abagore bose bazi yuko abagabo ari ibigoryi, ariko atari impumyi bashobora kureba isura y'inyuma. Ese afande, wakemera tukaryamana nkahita nkohereza miliyoni? None se ubundi urimo urambariza iki? Yego nyine nabikora. Ntuhaye miliyoni 10 se? Ariko ubundi iyo umbonye ubona ndi umugore umeze ute ku buryo wanyinisha? Ibyo byo rwose utabitindaho kuko ubu twamaze kumenya uwo uri we. Ubu turi kuvugana igiciro gusa. Ngo nguki? Ibi ntibishoboka rwose. Ariko ubundi ntihaba hari umuntu wakundose kugira ngo uzunukire ahangaha? Noneho mbwira niba udashaka ka munani, ni igiki cyakuzanya ahangaha? Nawe reka ntukaba umwana. Nese ukeka ko ikindi cyanzana ari igiki? Nazanywe n'amaguru yanjye yonyine. Amaguru yanjye niyo yanzanye. Ayiwe, genda vanga cyangwa urebe ikikubaho. Gira ariko nawe baby zo nazo. Ariko ubundi wa mugabo wasaze cyangwa wasinzemo kimwe? Shaho ngaho waba umbeshyeye koko. Urabona nsa nk'umusazi cyangwa umusinzi koko? Ariko ibyo bavuze byo ni ukuri. Bajya bavuga bati ntukigere usoma umupolisi ngo kubera ko azakubwira ati hagarara ushyire amaboko yawe hejuru. Ngo ntukigere usoma umuforomokazi ngo kuko azahita avuga ati undi niyinjire nyamuneka. Wenda byaba byiza wisomeye nk'umwarimu kubera ko azakubwira ati bisubiremo byibuze nk'inshuro 10. Okay, genda vanga mu mahoro cyangwa nkoresha imbaraga nkusohora ahangaha. Naje kuri sitasiyo ya polisi kuko hari amadokima nashaka gusinyisha. Kuhagera nsanga umupolisi umwe w'umugabo wicaye hariya hirya ari gusoma Bibiliya kandi yari ari gusoma mu itangiriro. Numvisha binshishikaje cyane rero ndangije ndamubaza ni afande ninde wisha Beri umuhungu wa Adamu? Yazamuye umutwe ndeba naho byamunaniye arangije arambwira ngo simbizi sha, genda ubaze Sergeant John niwe ukora ibintu by'ibirego by'ubwicanyi hano kuri no polisi. Hahiye ko kugeza n'ubu rero ndacyafite icyo kibazo. Nawe kandi agira ngo nyikubaze afande ninde wisha Beri umuhungu wa Adamu? Wiki?
Yewe ntago mbizi, ahubwo genda ubaze Sajenti John, kuko nk'uko wabikubwiye n'ushinzwe ibirego by'ubwicanyi hano kuri ino sitasiyo ya polisi. Hani, urugendo rwawe rwo kuva muri Amerika se rwari rumeze gute? cyane rwose urugendo rwagenze neza, ariko nyine ubuzima muri Amerika yewe ntabwo byoroshye pe, ariko nyine nagerageje uko nshoboye. Oh, twebwe turaho nta kibazo, nk'uko ubizi nta heza nko mu rugo. Wow, ayo makuru rwose ni meza pe. Grace, sheri, rwose ndakwinginze umbabarire, ukwezi kwashize ntabwo nakoresheje amafaranga y'umushahara wanjye kubera ko rwose kampani nkoramo yarehowe n'ibihombo bikomeye cyane, rero byatumye igabanyuka mu byo yakoraga byose. Nibwo nyine nafuze ngo reka nkoze ububizi 100 aho ari gukoresha, ariko nyine n'ubu nta kintu nazanye uretse ububizi gusa bwonyine. Umva, ndakwinginze rwose winyibutse icyo gihe. Umva rwose mugore mwiza, urabizi ndagukunda cyane. Umva ndakwingize rwose gerageza unyumve, kandi ugerageze wishyire mu mwanya nk'undimo, kandi rwose ndabizi pe, ni njye mugabo ukunda cyane. It was at this moment that he knew. None rwose sheri ndakwinginze, mbwira ububizi 100 nakoresheje wabukoresheje ute? Rwose Mico, warakoze ku bw'ububizi bwawe 100 wanyoherereje. None rero, ibi ngiye kukubwira n'urutonde rw'ibintu nagiye ngura nkoresheje ububizi wanyoherereje. Icya mbere, wa mugabo wajya gutuzanira amata yemeye ububizi 2 kugira ngo ajye aduhereza amata ya buri kwezi. Icya kabiri, wa mugabo w'amashanyarazi yemeye kutazadukupira umuriro nyuma y'aho muhereye ububizi 7. Icya gatatu, nyir'ibyondo aza hano buri munsi gutora ububizi 2 cyangwa 3 kugira ngo atazaza kutwishyuza amafaranga y'ukwezi. Oh no! Icya kane, wa mugabo hari haruguru wa supermarket we yanze ububizi. Iyo hari ibindi bintu namwemereye kujya amuha, ndakeka ibyo ngibyo uzi ibyo ari byo. Icya gatanu, noneho ibindi bintu byose mba nkeneye hano mu rugo nabyishyuye nkoresheje ububizi 40, kandi rwose ndakwinginze njye ntugire ikibazo, kuko ndacyasigaranye balance y'ububizi 35, kandi rwose ndabizi neza pe, iyi balance isigaye ishobora kuntunga ukundi kwezi kose. None se ubundi sheri, ubu ntitwashyiraho indi gahunda y'ukuntu wama ububizi ubuzantunga ukwezi gutaha? Wiki, uyu si umugore ahubwo ni icyorezo mbandoga umwana. Ariko se ubundi ni wowe uvuga gutyo, waragiye unyohereza ububizi gusa, wari uzi ko ubwo bubizi ubuzantunga? hahiye koko. Kandi n'umuhungu wawe Wenga yari yaranjengereje anyiba amafaranga aho nyahishe hose. Ahubwo rwose ndumva byanshanze, ndimo ndibaza icyo ndi bukore. Gusa nyine nari nahisemo kugira ngo mbikubwire. Ni ukuri pe, nkubwije ukuri sinabona aho nahisha amafaranga yanjye, kuko uriya mwana yagiye avumbura ahantu h'ibanga hose amafaranga nagiye nyashyira. Ibyo biroroshye rwose, ngenza ahantu rwose ushobora kubikamo amafaranga yawe, ku buryo rwose uriya mwana udashobora kumenya abantu babitse ayo mafaranga pe. Ni hehe? Umva wowe uzahishe mu bya bitabo byo yandikamo ari ku ishuri gusa, kandi rwose ndabizi neza pe ntashidikanya yuko nta munota n'umwe ajya amara arimo araya mu bitabo bye. Rero ku bw'iyo mpamvu ntazigera abona amafaranga yaho yahishe rwose. Ariko nyine sheri rwose umbabare cyane pe kubyo nagukoreye byose. Umva rero mugore mwiza nkunda, dore igikombe cy'isi cya 2022 kigiye gutangira. None ndagira nkwereza amabwiriza azadufasha muri cya gihe bazaba barakina kiriya gikombe cy'isi mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12. Itegeko rya mbere, nakongera kwifatisha kuri telekomande paka ari amezi yose y'igikombe cy'isi arangiye. Itegeko rya kabiri, ubwira inshuti zawe zose ko nta rimwe igomba kubyara cyangwa ngo ikore ubukwe muri ariya mezi yose bazaba bagikina igikombe cy'isi, kuko nyine nta kintu kimwe tuzigira tubafasha. Itegeko rya gatatu, ugomba kumenya yuko ugomba gufana ikipe ndimo nafana. Itegeko rya kane, birabujije ko bavuga ijambo na rimwe mu gihe bagikina. Ubu ni ugutegereza kimwe cya kabiri cyangwa umupira urangiye ubundi ukabona kuvuga. Itegeko rya gatanu, gusubiramo cyangwa se incamake z'umukino. Ibyo nabyo ni byiza nk'uko umukino uba umeze, kandi nyine nabyo nkeneye kuzaza mbireba. Noneho kandi tugiye kuhatura filime cyangwa se video z'abakinnyi bakina filime bambaye amajezi bari ku kibuga, kandi ikibuga kizaba kiri hehe? Kiri i Katari gusa. Itegeko rya karindwi,
ntabwo wemewe kugeza winyuzanyuza imbere ya televiziyo igihe urimo urareba match iyo ari yo yose. Rero ibyiza ni uko waguma aho uri cyangwa se ugakururuka kuri sima. Itegeko rya 8 ni uko utazigera umbaza ikibazo na kimwe cya kindi cy'ubuswa unyibarisha ati ase ubundi iyi ni Chelsea yakinye n'Ubwongereza. Itegeko rya 9 ntabyo kwizanisha agasura kadasobanutse imbere inshuti zanjye. Ni njyewe inshuti zanjye gusa tuzatwemere kure umupira twenyine. Itegeko rya 10 ugomba kuri muraseka buri kanya keretse wenda igihe ikipe yanjye izaba itsinzwe. Naho ubundi bitari ibyo ngibyo mbaye nkwaye gasopo. Ntago nzareba televiziyo sha kereka televiziyo niba warayikuye kwa nyoko.